ushobora kuba uyu munsi ubona ibyamamare ugatangara, wabona uko bakunzwe, uko bitaweho, uko bavuga umunsi ku munsi ukagira ngo barahiriwe cyane, cyangwa se bavutse inzira zabo ziteguwe nta kibazo bagira. Hari n'abajya bibaza ngo ese aba bantu bajya kuri toilette nkatwe twese? Biranashoboka ko wenda ufite ibyo ukora cyangwa se aribwo winjiye mu mwuga wawe, ariko ukaba ubona ibiguca intege byinshi, ukibaza ikosa wakoze bikakuyobera. Uyu munsi ndagukorera urutonde rw'ibyamamare 5 bikomeye hano mu Rwanda byahuye n'ibicantege byinshi ariko bibasha kubyigobotora, ubu n'ibikomerezwa. Mbere yuko dutangira top 5 yacu uyu munsi, banza ukande subscribe ndetse ukande n'inzogera kugira ngo video yose dusohoye ikugereho aho waba uherereye hose. Aha ni kuri Juliet Mutamba, niyumva ni Juliet Mutamba ntiwayobye. Ku mwanya wa 5 haraza umuhanzi Kenny Soul. Uyu yatangiriye umuziki mu itsinda ryitwaga Yemba Voice mu myaka 5 ishize, nyuma riza gusenyuka buri wese akora umuziki ukwe. Kenny Soul yasohoye indirimbo ye ya mbere ari wenyine yitwa Nje Nawe, aho kugeza ubu yarebye inshuro 70,000. Uyu musore rero yaje mu gihe hari hamenyerewe abahanzi bakuru mu Rwanda. Sinatinya kuvuga ko ari mu mfura za new generation. Ibyo ubwabyo ntibyari kumworohera guhita acengera mu matwi y'Abanyarwanda, akibagiza cyangwa se agasimbura abakurambere be. Si icyo gusa kandi uyu musore nako umugabo yagarutsweho cyane kubw'indeshyo ye, aho uzumva bamwe bashatse gutanga urugero rw'ikintu kigufi cyane bakita Kenny Soul. Urugero ni nk'inkumi zikunda kwiyambarira utwenda tugufi, ukumva ntibatinya kuzibwira ngo ako kajipo ni agakeni. Mvuye mu nzenya, Kenny Soul iyaza kuba umuntu ucibwa intege n'ibyo abantu bamuvugaho, uyu munsi ntitwakabaye tukibuka izina rye. Igitangaje ni uko uyu musore yafashe ubugufi bwe maze bimufasha kwamamara rwose aho kugira ngo bimusenye. Urugero ni amafoto yacicikanye ahagararanye na DJ Pius, nayo bivuga ko ariwe muhanzi usumba abandi bose mu Rwanda. Ariko Kenny Soul rwose arayareka ajya hanze, kandi byaragaragaraga ko harimo intera ndende cyane hagati ye n'uyu muhanzi akaba n'umu DJ witwa Pius. Urundi rugero ni iyindi foto yagaragaye ari muri studio ya 1:55 AM arimo akora indirimbo, ariko bamutereye agatebe ngo ahagarareho kugira ngo agere kuri microphone, nyamara abandi bahagera batanisibukuje. Ibi byose rero dusanganwa na Bell yabiciye amazi, abereka ko yaretse gukina ruhago muri Kiyovu Sport, yiteguye gufata umuziki akawushyira mu maboko ye nk'uko yacongaga agapira ku mwanya wa 11. Kandi koko umuhungu byaramuhiriye, kuko uyu munsi wa none nibura ukoze urutonde rw'abahanzi 5 bakunzwe mu Rwanda, Kenny Soul ntazemo, waba ubeshya abantu cyangwa se wibeshya ubwawe. Kuko uyu munsi tuvugana nk'indirimbo One More Time yakoranye n'umuhanzi Harmonize wo muri Tanzania, igitangaza Stronger Than Before, Jory, Say My Name n'izindi nyinshi zose Kenny Soul azirimo, yewe nyinshi nize ku giti cye. Kenny Soul akubutse muri Canada, aho yazengurutse iki gihugu ataramira bumva ururimi rw'Ikinyarwanda bahatuye. Reka nsoze mubwira nti muzagira ubukwe bwiza kandi urugo ruhire. Ku mwanya wa 4 turahasanga Semitego Muzafaru aka Dumba. Niba ukoresha Instagram, TikTok, yewe imbuga zose waba ukoresha kandi ukurikirana imyidagaduro mu Rwanda, ntiwambwira ko utazi uyu mugabo. Icyakora cyo ubaye bikoreshereza urubuga rwa X cyangwa se cyahoze cyitwa Twitter, ubwo ushobora kuba utamuzi, ariko kandi nubwo waba utaramubona uko biri kose waramwumvise. Dumba yadutse kuri YouTube channels zo mu Rwanda hayingayenga mu mwaka wa 2019, ubwo yatangiraga gukora ibiganiro aho yibandaga ku buryo abantu bari mu myidagaduro mu Rwanda badafashanya. Aha yabiterwaga nuko Dumba yakoraga video nto asubiramo indirimbo z'abahanzi bo muri Afrika, akabikora yambaye ingofero, bandana mu ijosi cyangwa se bandana mu mutwe, yicaye mu modoka buri gihe akaraga amaso dore ko afite manini ahagije, yiryagagura mu buryo bukomeye. Ibyo rero byatumaga indirimbo yose Dumba yasubiragamo yahitaga imenywa n'abantu benshi, igakundwa kakahava. Ubu uri muribaza uti kuki Dumba aje kuri uru rutonde? Yego, Semitego ntiyakabaye ari umwe mu bantu bazwi kandi bakunzwe n'ingeri zose, iyo aba ari umunyantege nke cyangwa se ari umuntu wita cyane ku bitekerezo by'abandi ku buzima bwe. Kuko nk'uko natangiye mbikubwira, ubu buryo Dumba yakoragamo indirimbo azunguza amaso ndetse agacishamo akanazunguza amabuno, byatumye umubare munini w'abamukurikiraga icyo gihe baramwise umutinganyi. Biravugwa cyane no ku ma YouTube
Ikindi Dumba yaje mu gihe ibintu byitwa influencers bitari bihari mu Rwanda. Sinatinya kuvuga ko Muzafaru ari wamenyereje abantu ko kwamamara bidasaba kuba uri umuhanzi, umukinnyi wa filime cyangwa se umunyamakuru, yewe n'umukinnyi w'umupira, kuko icyo gihe nibyo byari bizwi. Dumba amaze kubona mikrofone zo mu Rwanda, ikibazo yarwanye nacyo cyane ukuyeho icyo guhora asobanura iby'ubutinganyi ashinjwa, yasubizaga ikibazo kigira giti ubundi ukora iki? Mbese uzwi nk'umuntu ukora iki? Uraririmba, urakina cyangwa? Ibi byatumye bamwe mu bo yari asanze ku mihanda wa mugani w'imvugo z'iyi minsi barashatse gusa nk'abereka abantu ko uyu muntu wari uje nta kintu afite abwira abanyarwanda umugani we, kuko ahanini Dumba yavugaga ko abahanzi akorera indirimbo bakwiye kumuha credit nk'uko nabo aba yabafashije. Yavugaga ko kandi amakompanyi yamamaza yari akwiye kumwegera akamamariza ibikorwa byabo nk'uruganda yari yinjiyemo. Yavugaga ko kandi amakompanyi yamamaza yari akwiye kumwegera akabamamariza ibikorwa byabo nk'uruganda yari yinjiyemo. Barikanze bumvisha umuntu ushaka kwamamaza kandi nta radiyo afite cyangwa se televiziyo, atari umuhanzi. Ku ruhande rumwe bamwe mu by'ukuri ntibamucaga intege ku bushake, ahubwo byari kutamenya icyo akora, urundi ruhande narwo rufite inkuru yarwo. Reka wenda nawe nkufashe nkubwireho gato ku bwamamare bwa Dumba. Reka mbere ku mibare. Instagram ya Dumba ifite abantu bamukurikira 457, TikTok afite 772, akaba afite likes 5,700,000. Uyu munsi umuhanzi wese wasohoye indirimbo nshya, utegura album launch, ufite tour hanze y'igihugu, aho kujya ku mateleviziyo akomeye yigira kuri Instagram live ya Dumba. Si urukundo rwinshi bakunze uyu mugabo, ahubwo ni imibare myinshi ikurikira Dumba, ku buryo ukeneye kumenyekanisha ikintu gishya mu myidagaduro byanze bikunze bitabaza Muzafaru. Nyamara siko byahoze nk'uko nabikubwiye. 2019 bamwe mu bafashe ubu nibo bamubazaga ngo ubundi ukora iki muri showbiz, ariko abima amatwi akomeza kwireremburira amaso acugusa n'amabuno. Bigeze aho amaze kubifatisha atangira Instagram live, nazo ziramuhira mu bishegu byinshi, ariko abantu bakanga bakabireba ku bwinshi. Akenshi usanga live ye iri gukurikiranwa n'abantu hagati y'200,000 n'ibihumbi 2,000. Ubu kugeza uyu munsi nawe yinjiye muri business yo kureberera abahanzi, aho afite uwitwa Fifilaya akayifatanya no gutema ibiti aho yibera muri Canada. Tabagwe boy Yago. Ku mwanya wa gatatu rero nk'uko umaze kubyumva hari umusore witwa Yago Tabagwe boy. Bisubiyemo, umusore uzuza imyaka 30 muri uyu mwaka turimo, ariko ibyo amaze gukora bipimye nibura biri hagati y'imyaka 40 na 45. Umunyabigwi w'umutara wize amashuri yaringaniye, ariko akatwereka ko kaminuza n'ibisa nabyo atari byo byonyine byakugira ukomeye. Nyarwaya Innocent yinjiye mu itangazamakuru kuva akiga mu yisumbuye mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Aloyizi Rwamagana, aho yakoraga ikiganiro cyitwa Sobanukirwa. Biratangaje, ariko burya Yago yakoraga ibyegeranyo nk'ibirimo kugukorera nyine. Gusa uyu munyempano yafatanyaga itangazamakuru, kuvanga umuziki ndetse no gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi. Nyuma yo kurangiza yisumbuye nk'abandi bose, yaje kugerageza gushaka akazi, ariko ntibyakunda. Nyuma zo no gushora muri kompanyi imwe, ariko nabyo ntibyamuhira. Aribwo yaje kujya muri Goodrich TV atangira gukora ikiganiro cy'imyidagaduro. Umuhungu arakundwa sinakubwira. Yaje kuhava yimukira kuri TV10 ya Gishushu, atangira buhoro buhoro, ari nako yigarurira imitima y'abakunzi ba TV10. Gusa nk'umwana wari witurukiye mu cyaro, nta nyirasenge cyangwa se wabasanze mu ruganda, nta rungano cyangwa se nibura abe yaranyuze mu mashuri y'itangazamakuru ngo hamenyanire n'abandi, izamuka rya Yago byabaye nka ya mvura igutunguranye ikabanyagira kweri. Navuga nti they didn't see Yago coming. Ibi mbikubwira iki? Uyu musore akigera mu myidagaduro yayikoze n'umutima we wose, atangira gukora connection z'abakomeye bo mu ruganda, maze aratumbagira karahava. Gusa nubwo yakundwaga n'abatari bake, uyu musore ubwo yayitangarije ko yarwanyijwe cyane nabo bakoraga akazi kamwe, kugeza ubwo batangiye kumutega abakobwa n'ubundi bugambanyi butandukanye, kugeza aho yashinze chaîne ye bwite ya YouTube. Nabwo umuhungu arakundwa karahava. Nyuma y'imyaka 3 akora ibiganiro, nibwo yinjiye mu muziki. Noneho ibyo kumurwanya byo bifata indi ntera, bamwe ngarajwigira, abandi bashaka gutanga urugero rw'umuntu utazi kuririmba bakavuga Yago. Byafashe indi ntera, hazamo n'amarozi, gushinjwa gutera inda n'ibindi byinshi bikomeye. Yago mu mboni zanjye yafashe amabuye yose yaterwaga, arangije yubakisha igikuta cyo kudahungabanywa n'imiyaga iyo ariyo yose.
Ibi yabihamishije gusohora indirimbo 13 mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho mu gihe cy'umwaka umwe gusa, kandi aribwo akinjira mu muziki. Nkaho bidahagije, akora album launch iritabirwa ku kigero gihagije. Nyarwaya yahuye na byinshi byagombaga gutuma areka imiziki, ariko kuri ubu album ye ya kabiri iri hafi kurangira. The guy is a hard worker. Reka yagomuveho mbabwira ko uyu muhungu ubwo yabazwaga n'abanyamakuru uko abigenza iyo yumvisha abamuca intege, yasubije mu ijwi rituje ati nta ntege ngira. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Bruce Melody. Ku mwanya wa kabiri turahasanga igitangaza cy'Abanyarwanda cyageze ku isi kuwa 3 Werurwe mu 1992. Uyu nta wundi bomenye ku izina rya Bruce Melody, umugabo w'abana 2 yubakanye na Catherine Umuhoza. Bruce Melody mvuze ko ari umwe mu byamamare u Rwanda rufite, sinaba ngiye kure y'ukuri. Ahari ushobora kuba wibaza ko uyu muhanzi yakuriye mu buzima bworoshye, ari muri ba bana baryaga ice cream, pizza n'ibindi. Oya rwose. Melody yakuriye mu buzima butoroshye cyane ko burya nta babyeyi afite. Birumvikana ko inshingano zari nyinshi cyane nk'umwana w'imfubyi ugomba kurebera bene nyina. Itaha iwacu Bruce yatangiye umuziki mu mwaka wa 2011 mu bihe bikomeye cyane, ku rwego atabashaga no kubona agatike ko gutega twegerane y'icyo gihe ngo imugeze kuri studio. Atari uko ashaka gukora siporo, ahubwo nta mafaranga ibiceri 200 yabaga afite byo kwigondera imodoka, bityo agatega icyo bamwe bita Gitsi Express cyangwa se agatigita n'amaguru kuva i Kanombe mu kajagari akajya studio za Nyamirambo. Bruce Melody nta muntu n'umwe yigeze ashidikanya ku mpano ye kuva atangiye umuziki. Kuririmba ni impano yiherewe na Rurema. Ubyumvise utyo wakibaza ko kubw'impano y'imiririmbire uyu musore yifitiye byamworoheye gufata ikibuga cy'imyidagaduro. Ashwi rwose, kuko mu gihe Melody yadukaga hari hagezweho abasore 2 bahanganye nk'uko uzi derby ya Real Madrid na Barcelona yabiciye bigacika. Nako reka mbigusobanure neza, nari mvuze nti Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, hoya nako Mugisha Ben na Ngabo Medard, The Ben na Medi. Kuri Melody ryari ihuruzo rikomeye kwinjira mu kibuga cyarimo aba basore bahogozaga abana na ba nyina bakarira. Disa ariko uzi ko ubanza ariyo mpamvu Bruce Melody yabanje kugira ubwoba akibera umuraperi. Yego wumvishe neza, itaha iwacu Bruce Melody gitangaza burya cyabanje kuba umurapa, nyuma aza gukora injyana ya R&B. Mu by'ukuri kwamamara ntibyamworoheye kubera impamvu ebyiri zikomeye ngiye kukubwira. Impamvu ya mbere, ubukene. Muri 2011 ubwo Melody yatangiraga umuziki, byari bigoye ko wamenyekana udafite amafaranga yo guha abanyamakuru ngo indirimbo yawe itambuke kuri radio, aribyo byitwaga giti. Si nk'iby'iyi minsi haje YouTube, Instagram, TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga, aho byeshe ko abantu bamenye igihangano cyawe utishyuye umunyamakuru, cyane ko hari n'igihe batangaga bikabe by'ubusa ntibanagukine. Nka Melody rero wabonaga na studio yishakuya, birumvikana ko atari kubona ayo mafaranga nyanyagiza mu banyamakuru. Indi mpamvu ikomeye cyane nkuko nabikubwiye haruguru, imyidagaduro cyangwa se show business ya 2011 yari ifite amahame atandukanye n'ay'uyu munsi. Muri ibyo bihe hejuru ya talent, cash hagombaga kwiyongeraho n'agasura keza. Bruce Melody ubwo yari mu rugendo rwo kwimenyekanisha, umwe mu banyamakuru yamubwiye ko ari mubi ku isura, kadashobora kuzamuka ngakundwe. Wibuke ko abo banyamakuru aribo bari bakongwe ku buryo utabanyuzeho utamenyekana. Tekereza noneho aribo bakwihuhuriye bakakubwira ko bitewe n'uko usa utamenyekana. Mu by'ukuri ubaye munyantege nke umuziki wawe uvamo, hanyuma ugafata umwiko n'igitiyo ukigira kugikwa nk'abandi bayede bose. Aho rero niho utandukane na Bruce Melody. Itaha iwacu amaze kwitegereza neza, yasanze ko izo kasha asabwa ntazo afite, arongera yireba mu ndorerwamo asanga kuko n'agasura atakarisha. Ariko akiri mu kirori, ikintu cya mbere yabonye ni urutoki rwandikisha wino y'umukara, abona urwo rutoki rwanditse ijambo Munyakazi. Yumva ijwi rimubwira ngo koko uyu munsi nta kintu wifitiye, rwose n'ubwiza ntibushamaje. Ariko mwana wanjye, ubwiza bw'umugabo ni ikofi iremereye. Ijwi rikomeza kumwongorera riti dore naguhaye izahabu, ariyo mpano yo kuririmba no guhanga. Rero kuko nta yindi ngingo ufite kurengera, koresha imbaraga zawe zose, ukora amanywa nijoro utaruhuka, usohora indirimbo umunsi ku munsi. Batarayihaga ubongera indi, hanyuma urebe ko ntazakohereza umufasha witwa Coach Gael. Naho izina Munyakazi ryavuye nyuma y'uko Bruce asanze ntawe umufitiye impuhwe, yahisemo gukora cyane ngo ibikorwa bye bisakuze cyane kurenza amajwi y'abataramufashije.
kandi koko yabigezeho kuko ubu byarenze u Rwanda. Bruce Melody azwi n'indi migabane za New York, California, Nigeria, South Africa n'ahandi ku isi baraceza indirimbo ya Melody na Shaggy wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika When She's Around. Iyi ni mega hit, ariko uyu mugabo afite indirimbo nyinshi cyane kandi zose zakunzwe. Melody uretse kuririmba yamamaza inzu nini y'imyidagaduro mu Rwanda BK Arena, niwe brand ambassador wa Primus. Kuri ubu noneho yashoye imari ye muri basketball, ni igitangaza pe. Ku mwanya wa nyuma ari nawo wa mbere ngiye kukubwira ni umugabo w'igihangange cyane Munyengabe Murungisabe, umunyamakuru akaba n'umunyemari nyiri Simbi TV na Simbi.rwa, umugabo w'umwana umwe bubakanye na Haisa. Murungi amaze imyaka irenga 10 mu mwuga w'itangazamakuru, ariko ahanini yakoraga inkuru zanditse. Yakoze ku kinyamakuru cya Igihe ndetse n'Inyarwanda. Nyuma yo kurongora nibwo yafashe umwanzuro wo kwikorera. Uyu mugabo ni umwe mu bantu bagiriye neza sosiyete nyarwanda, yaba abo yahinduriye ubuzima ndetse n'abo yafashije kuzamuka bakora umwuga umwe. Ariko burya ngo nta byera ngo de. Umugani wa Kirima Rujugira rwa Mazimaka, Murungisabe nubwo yakoze byinshi byiza ntibyamubuje kurwanwa bikomeye. Bamwe bamwita umugome, umugambanyi, bamushinja kutazamura abanyempano n'ibindi byinshi namwe murabizi. Kugeza aho mu myaka ine ishize channel ye yari yaripotinzwe hafi kuvaho burundu, ariko Imana ikinga akaboko kugeza uyu munsi Murungisabe yakozweho ibiganiro byinshi bimusebya, ariko intwaro ye ni silence. Guceceka ntasubizanye n'umushoteye wese, nikarwana urugamba rwe rwo ku mbuga nkoranyambaga. Ariko kandi igitangaje, uyu mugabo w'ubwenge bwinshi nubwo yitwa amazina menshi ntiyigeze arekeraho gufasha no kuzamura abantu. Naguha ingero, Isimbi TV yanyuzweho n'abarwayi benshi batari bafite uko bivuza, ariko nyuma yo gutambuka ku Isimbi babona ubushobozi bwo kwivuza ndetse abenshi baranakize. Ingero ni nyinshi cyane, uhereye kuri Dr. Kanimba, sinzi nimba wibuka agakobwa keza ka Eliane niyo nagira kitwa Lucky n'abandi benshi. Isimbi TV yahinduriye benshi ubuzima mu buryo bw'ubifatika ndetse n'amarangamutima. Turetse ibyo kandi ni benshi mu bastar bo mu Rwanda bakunze n'ubu gikurikirana kuko babonye ku Isimbi. Urugero ni nka Host TV Show, Joe Twins n'abandi benshi cyane. Sabe rero ni umuntu wirengagiza amarangamutima ye, ahubwo agakoresha ubwenge cyane. Akaba ariyo mpamvu atinze mu kazi ke kandi ari mu bakomeye cyane. Yirengagiza ibimuvugaho agakomeza kwikorera akazi ke, aho kugeza ubu ariwe mu YouTuber wenyine wabashije kuzenguruka Uburayi inshuro zirenze imwe, ari nakakorera ibiganiro. Ubu Isimbi TV iri hafi kuzuza miliyoni. Ndahamya ko iyo yita ku byamucaga intege, ubu yakabaye yarasubiye ku isuka ari gutabira intabire. Nahansoreje top 5 y'uyu munsi, ndizera ntashidikanya ko hari isomo ukuyemo. Never give up. Niba wakunze ikiganiro, kora share, uduhe n'igitekerezo cya top 5 twazagukorera ubutaha. Nitwa Juliet Mutamba, gira amahirwe.